Ninde mukire wa mbere mu bahanzi bo mu Rwanda? Ikaze ndi umuvugizi wa rubanda n'umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero, ngiye kubagezaho abahanzi bagiye batandukanye muri ikigereranyo cy'amafaranga batunze. Wakwibaza ngo muri aba bahanzi umuhanzi ufite ifaranga ritubutse ninde? Ku mwanya wa mbere turahasanga Ruhumuriza James uzwi nka King James. Uyu ni umuhanzi wakunzwe cyane ariko ugereranyije akaba yaratangiye ku itariki 25 z'ukwa cumi muri 2017 nibwo yatangiye umuziki no gukoresha urubuga nka YouTube. Akaba amaze kugira ibihumbi bigera muri 350 by'abasubscribers by'abantu bamukurikirana, ariko ugereranyije n'icyiciro ariho cyangwa se urwego ariho, urebye watekereza ko ari hasi, ariko urebye abandi bahanzi baciriritse abangaba nka ba The Ben n'abandi bose ba Kenya Soul n'abandi bose aba ba Knowless bamurusha abasubscribers urebye, ariko niwe mukire. Afite inganda zitunganya kawunga, akaba afite amahegitari ahingamo imiceri. Ruhumuriza James akaba ari muri miliyari eshatu z'amafaranga y'u Rwanda. Murumva ko ari amafaranga menshi cyane atunze. Ruhumuriza James akaba yarazanye n'umugore, afite n'umwana. Mu mateka y'ubuzima bwe ntabwo akunze kugaragaza umuryango we ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ababyeyi be. Tugaruke kuri Bruce Melody, ba The Ben na Meddy na ba Masamba n'abandi bose na ba Knowless. Aba bose bari mu kigereranyo cy'amafaranga nabwo atari makeya, muri miliyari imwe na za miliyoni magana, mu gihe King James we ari muri miliyari 3 zirenga. Murumva ko ari amafaranga menshi cyane ahambaye, mu gihe Bruce Melody we nawe yarakoze cyane ariko afite abantu benshi bamukurikirana. Bruce Melody akaba agenda mu modoka ya Brabus. Iyi modoka irahenze cyane, ni imodoka y'akataraboneka, ikaba iri muri miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Murumva ko agenda mu modoka ihenze cyane. Tugarutse kuri King James, umusore uririmba injyana ya R&B, akaba akunzwe cyane. Uyu musore uririmba injyana ya R&B ikunzwe cyane n'ijwi rye rituje, akaba yaratwaye ibihembo bya Guma Guma, yarabitwaye byinshi cyane. King James akaba afite amakampani agiye atandukanye yamamariza, hamwe na ba The Ben n'abandi bose. Aba bahanzi bose bafite amakampani bamamariza, akenshi niho hantu bakura amafaranga y'akayabo cyane. Usangaho umuhanzi kuba yakamamariza nka kampani zikomeye mu gihugu nka Airtel, Tigo cyangwa se MTN ashobora guhabwa hagati ya miliyoni 400 cyangwa se 40 bitewe n'ibyo bari bupange. Hari amakampani umuhanzi ashobora kwamamariza akabona miliyoni 500 nk'izo Bruce Melody yigeze kubona mu gihe cyashize ari kwamamariza MTN. Rero abantu mwese mwageze kuri YouTube cyangwa se uyu muyoboro wa Pero TV, uyu muyoboro wa Pero Show, mukore subscribe kandi nkomeze kugenda nshimira abantu mwese mwagiye mutwereka ko mudukunda, mukatwandikira no muri comment mukatwereka urukundo. King James kandi akaba yarakoze amavideo agera muri 53. King James kandi akoresha aba producer akoresha mu ndirimbo ze baba bakizamuka bagira ngo abazamure, mu gihe abangaba ba Bruce Melody n'abandi bakoresha aba producer bagafashe cyane nk'aba Element. Uyu nguyu King James kandi yari amaze igihe kinini adafite umugore. Abantu bari bagiye bamwibazaho uburyo yari ashaje nta mugore, ariko yaje kubirangira azanye umugore we. Ntabwo akunze kumushyira mu itangazamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga nk'uko abandi bahanzi babikoresha nka diru kugira ngo bibinjirize, nuko bakishakisha mu buzima. Naho we yarabirangije, karakemutse. Nta mpamvu yo gukoresha umugore we cyangwa umuryango we cyangwa se base na babyara be ku mbuga nkoranyambaga ngo bitume yinjiza. Oya, afite business. Impamvu abandi babikora ni uko baba bagira ngo barebe ko babona amaramuko, naho we byaciyemo cyane. Tugarutse kuri uyu musore Masamba Intore, nawe yinjiza amafaranga menshi cyane, akaba atoza itorero ry'urukerereza
umuco nyarwanda nawe ahembwa amafaranga menshi cyane mu bahanzi bose nagiye mbereka nta muhanzi uciriritse uri munsi ya miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ibaze utunze amafaranga nk'aya ngaya, ni amafaranga menshi cyane yaguhindura ubuzima wazasaza neza udasabiriza, ariko mu gihe ukoresheje imbuga nkoranyambaga neza ukagira amahirwe yo guhembwa amafaranga, wakora nka imishinga itandukanye kugira ngo amafaranga uyabyaze andi, niko abakire batekereza nk'uko King James yabitekereje neza, mu gihe abandi bo babikoresha bishimisha.